Hello guys, maze iminsi ndi kubona comments zimbwira ati mbese zimbaza mbese iti kubera iki tuba tugenze kubera iki tuba tugira views nkeya biterwa n'iki guys. Niyo mpamvu ngiye kukwereka iyi video, nshaka ngo uyirebe ugenze uyirangize guys, nshaka ngo uyirebe uyirangize guys, nshaka kukwereka uburyo ki ushobora kuba wagenze wapininga video zawe guys, wapininga video zawe guys, maze ukabasha kugira video zawe zikajya zibasha kugira views nyinshi guys. Ikintu ngusaba no gukanda subscribe, like, comment, uze na hano kuri TikTok ni Mugisha TV official, umfollowing guys, maze tujye tubana mu biganiro byacu guys. Hano ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wapininga video zawe guys, zikajya zibasha kugenda kurebwa cyane guys. Ariko guys, itegeko rihari guys nuko izo video uba ugomba kujya ugenze upininga video 3 gusa guys, nizuba wemere kuba wapininga, mbese akaba ari wenda wajya uhora uhindura, mbese ukajya uhindura ukajya no kuzindi bitewe na video ufite guys. Ariko ni video 3 guys, mbese ubikoraga upininga aho maze bikaba byabasha kwemera ukagira views nyinshi guys. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba nawe wagenze wabyikora video zawe ugatana no kuzajya ugira views, ugasanga umuntu afite views 10, mbese ugasanga wapostinze ibintu kuri TikTok ntabwo biri kurebwa. Ejo bundi nabakoreye video y'uburyo wafungura international account guys. Niba utarayireba reba hasi y'iyi video guys, hasi y'iyi video hariyo video nayisizeho ejo guys, ugendeho uyirebe guys, maze ugenze ufungure international account. Ukimara kuyifungura guys, uraza ukomeze urebe n'iyi video guys, urebe uburyo ushobora kuba wabikora, mbese video zawe uri gushyiraho zikabasha kuba zagira views nyinshi guys. Hano ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wabyikora guys. Mwibutsa yuko ngiye tugiye kubana, nitwa Mugisha TV official. Nimba ari ubwa mbere mbonye, ukande subscribe, like, comment, ukande no kunzogera kugira atazagira video nimwe izajya iva kuri icana izajya gucika guys. Ngaho twagiye, nk'ibisanzwe bino byose ndabikuramo guys, bino byose ndabikuramo guys, maze tujyana akantu ku kandi guys, ntihagire akantu kagucika guys, ntihagire akantu kagucika guys. Musanzwe uraza kuri TikTok yawe guys, uzi ko ufite international account guys. Muri iyi video nasohoye naberetse uburyo ki ushobora kuba wafunga international account guys, nabikweretse. Nimba utabibonye guys, yandikira muri comment guys, cyangwa urebe video iri munsi y'iyi video guys, iri munsi y'iyi video ndaza no gushyiramo link guys, uraza kubonamo link maze iba yakwereka uburyo ushobora kuba wakwifunguriza international account guys. Nk'ibisanzwe uraza kuri TikTok yawe guys, TikTok yawe uyifungure gutya guys, uyifungure nk'ibisanzwe guys, urayifungura guys, uyifungure nk'ibisanzwe, uze hano kuri file yawe guys, kuri file yawe guys, ahangaha guys, kuri kano gafoto kawe guys, kuri kano gafoto akangaka ugenze guys, ugakandeho gutya. Kimara kwakanda uratugira mu mavideo yawe guys, nurangiza ugenze urahitamo video ushaka ushaka ikigira views nyinshi, mbese kandi bibanza kuzamuka, biraterwa niba ushaka guys no gupininga video yawe guys ikazayigira abantu benshi guys. Nk'ibisanzwe uraza ufungure video yawe guys, nshaka kwihuta nshaka kubereka uburyo ushobora kuba wakora copyright kuri video. Nayo niba ugashaka guys, abantu mufite ama copyright kuri video wowe ugasanga urimo urasibya guys, iyo video nayo iraje vuba guys. Nimba uyishaka nyandikira muri comment, maze ngiye guhita nyikora guys. Nta yindi video, iyi video imara kuyikora guys, ngiye guhita nkora iyo video y'uburyo ushobora kuba wakora copyright kuri video washyizeho, barangiza bagatera copyright guys. Ntabyo gusiba video ukagumana views zawe guys. Nk'ibisanzwe uraza ufungure video yawe guys, gutya uyikoreho gutya guys. Ukimara kuyikoraho uraza hano guys, hano hari utudomo 3 guys, kanze makwereke neza guys, uraza ahangaha gutya, ahangaha kuri tuno tudomo 3 guys, urangiza ugenze wakore gutya guys. Ukigera ahangaha uratuza urebe hano handitse pin, guys, hano guys, ahangaha guys, urangiza guys ugenze uhakore guys,
gutya urabona ko hejuru bahise bambwira ngo pin into, mbese ubu gutya guys umuntu wese uzajya ugenzutse uzajya uza gusura fayiro yawe guys, video ya mbere azajya yitira kuri izi video tugiye gupininga guys kugira ngo urebe ko byakunze urasubira inyuma guys, urebe none use nkaho usubiye inyuma guys, reba neza niba byakunze urahita ubonaho kano kantu kameze gutya guys, urabonaho kano kantu kameze gutya, aka kantu kameze gutya guys, akantu kanditseho pin, wemerewe video 3, aka kantu guys, aka kantu aka ngaka guys handitsemo pineti. Ubwo zino izi video uko ari 3 zigenze zirapininze guys, izi uko ari 3 zirapininze, urabona yuko arizo zinari ku mubare wo hejuru cyane kurusha iyi video iyihe iri hasi guys. Ubwo bivuze ko izi zose na pininze uramutse uje kuri fayiro yanjye, izi video uko ari 3 nizo uhingukiraho guys, ukaba wagenze wazireba guys. Nayo niba wifuza kubikora guys bikore gutya ndi kubikwereka guys, dore uraza ugenze ufungure ukore kuri video guys, nangiza umanuke hano kuri twa tudomo 3 guys, utudomo 3 turi hasi guys, nurangiza nuba ushaka kugenze kuyikuraho ukishyirira hende guys, urongera guys ukore hano handitse hano n'ubundi twakoze guys, hano twakoze n'ubundi guys, uraza wongera ukore ahangaha n'ubundi guys, ahangaha gutya uraza wakore niba ushaka kugenza niba ushaka kuyikuraho guys, ukaba washyira hende guys, urayikuraho guys, ubikoreho gutya guys. Urabona yuko gutya yavuyeho guys, subire inyuma guys, urimo urabona yuko guys, urabona yuko mbese urabona ko kagenze ka kantu kavuyeho guys, urabona yuko aka kantu ka kuri aka kantu ka penezi hano kuri iyi video nta kariho kavuyeho. Ubwo niba ushaka kongera kugasubizaho uraza uyiplaying gutya guys, wongera umanuka hano kuri twa tudomo 3 guys, nurangiza uze hano handitse pin guys, hano handitse pin guys, tujyana akantu ku kandi guys, ntagira akantu kagucika guys, mwibutsa gukanda subscribe, like, comment kugira atazajya video nimwe ivuye kuri channel zaje gucika guys. Wongera ugenze uyipininge hano guys, ahangaha guys uyipininge maze igenze igira abantu benshi, mbese igire views nyinshi guys. Iyi video nubona hari ikintu kumare guys, kanda subscribe, like, comment, namba ari akantu ushaka ko twavugaho ujye muri comment. Ndimo nkubwira ati ndi gutegura video ngiye gusohora umunsi w'ejo guys, iyo ushobora kuba wakwikura copyright kuri video guys. Ariko usanga wara uploadinze nka video y'undi muntu ugasanga bayikubiseho copyright, mbese ugahitamo kwisiba ugasanga yari ifite nk'abantu benshi, ugasanga ifite nk'ibihumbi nka zakiwa, nguzo ukabona mbese kwisiba kandi ifite ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wakwikura copyright. Nimba ushaka tujya muri comment none ha guys, umbaze guys, ujye muri comment ndatanga usobanura none aha, bidasabye ngo mbanze njye kugenza nkoriye video nimba uri kwa ndi gutenda guys. None guys urareba yuko asubira inyuma guys, urabona yuko urongera gutyo urebe neza guys, ipiningi guys nkuko nabikweretse gutya, ugomba kuzuga kanda haye kuri twa tudomo tungaye, twa tudomo 3 guys, twa tudomo 3 guys ugomba gukandaho guys. Tayari rero urukubona ko ya video yacu nayo yagenze, nayo urukubona ko kajeho guys. Ubwo ukize video guys nizo ziba zigomba kugira views nyinshi guys. Mwibutsa yuko niba ukigera hano kuri TikTok guys, ndaje nkwereka uburyo ushobora kuba washyira link yawe hano kuri TikTok, abantu bakaba bagenze babasha kuba mbese bakureba bitabagoye cyane guys. Nuko nguko wabikora maze video zawe zikagenze, nabandi niko babikora abastar guys, kabikora ugasanga video zawe zigenze, ugenda uhinduranya video ushaka guys, maze zikagenda zigira abantu benshi guys bagenze bazireba guys. Iyi video niba ari ikintu kumare guys, kanda subscribe, like, comment. Nimba ari ikintu ushaka ko ngusobanura guys, yabigerekanye TikTok international account, mbwira ngusobanurire n'ubuntu guys, nta kiguzi guys.